reka mushimire wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel Musinga TV, mwifuriza kugira ibihe byiza. None ni tariki 9 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023, turi mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. N'ubundi ni ukwibuka kandi twiyubaka, ibintu bigomba kujyana. Buri muntu yakaba areba ese aho navuye, aho ndi naho ngomba kugera. Mu rwego rwo kwiyubaka rero harimo kugira iterambere mu byo ukora, ariko kandi nkanjye nyiri kubabwira amagambo ndagira ngo mbashishikarize kuyoboka ibikorwa dukora muri business zacu za buri munsi. Mbibutsa ko kuri YouTube channel Musinga TV turigishiriza amategeko y'umuhanda, dufite group ya WhatsApp twigishirizaho abantu batandukanye. Muri iyo group twatangiranye mu 2020, imyaka 3 irashize, babonye na za kategori barahari. Ni groupe ujyamo ugasanga mu muryango mugari, ufite icyo wakwigisha nawe, ufite icyo waguhugura, ukaba wagira intego runaka. Birashoboka cyane kuko ndakubwiza ukuri nta munyeshuri wacu ugira amanota ari munsi ya 15. Ubuhamya baguha ukihagera. Groupe rero turakwigisha, tukaguhereza amasomo yose, tukagusobanurira bihagije, tukaguha imyitozo ifatika, tukagufasha kwiyandikisha, hanyuma ukajya ku kizamini ugakora ugatsinda. Waba utatsinda twakomeza tukakwigisha n'ubundi ku mafaranga wishyuye. Ubu amafaranga ari kwishyurwa n'amafaranga make cyane. Wahamagara nomero zanjye ubona ahangaha kuri screen, hanyuma tukavugana kwigisha aho waba uri mu gihugu cyose hose. Abo twigisha cyane ni abarimu batabona umwanya kuko baba twigishiriza abana, abasirikare, abapolisi, abaganga ndetse n'abanyeshuri biga muri za kaminuza. Benshi bahurira muri iyo group. Tutirengagije abacuruzi cyane muri Kigali, abitwa ba Uwimana, Bajori, bacuruza mastire aho muri mu soko rya Nyarugenge. Ni abanyeshuri bacu twarabigishije baratsinda bashaka za kategori. Ndaboneraho abantu bari Kirehe, ndasuhuza witwa Zibaye Ntashe ndasuhuza Soso n'umudije nawe twarabigishije ubona ashaka kategori. I Muhanga hari umushuti wacu w'umuganga, Muhanga yitwa nde? Muhanga arahari. Hari mu majyaruguru arahari umumama witwa Nyiragakwavu. Ni benshi bari za Musanze, abo twigishije za Rutsiro, abari Huye, abafite abasirikare bakorera mu gihugu hatandukanye. Ugasanga umuntu yibereye hanze, ba Janvier ndabasuhuza bose. Ugasanga umuntu ari mu butumwa bw'akazi hanze, turamwigisha. Uriya mwaka ukabona ukazi gazeti uyifite yose, ugakora ikizamini kandi ugatsinda. Ndabashimiye ko mukurikiye ubutumwa n'abageneye bwo kwiyubaka. Twibuke twiyubaka, mu kwiyubaka ejo wabona amafaranga ukagura imodoka, cyangwa se urayafite wabuze uruhushya. Amafaranga ntabwo atanga uruhushya, ugomba kwicara ukiga ukamenya ngo kubisikana bikorerwa he, kunyurana bikorerwa he. Ibirenze ibyo ndagusaba gukora subscribe kugira ngo iyi YouTube channel yacu ikure igere kuri benshi batandukanye. Nge twifurizaga kugira umunsi mwiza. Ni Maxime Kayumba, mwarimu kuri Musinga TV. Mugire ibihe byiza, Imana iho umugisha. Nibagiwe na Pasika uno munsi, mugire Pasika nziza kandi Imana iho umugisha. Turi kumwe hano kuri YouTube Musinga TV.